ariko hari ibintu umuntu aratekereza kwibaza aho byavuye ntubonere ibisubizo. Icya mbere umuntu akubwira ati muri miliyoni 11 miliyoni 11 gutoranya ukaba nka minisitiri w'intebe, ntabwo ushobora kwivuga ko si ukuvuga ngo uri mwene wabo uwushyiraho, ndavuga mu kimenyane ibyo cyangwa kuvuga, si ukuvuga ngo buri gitangaza kindi kidasanzwe, si ukuvuga ngo uri umukire wenda bidasanzwe, ukumva uti weho uraba minisitiri w'intebe muri miliyoni 11. Ibyo navuze byarenge mwavugaga ngo kwiruka abantu bakagenda wagera hanze kubera ko bavuye ku murimo ku mugati, ntawe uzi niba ari umugati kubera ko bavuye ku murimo, nibwira ko icyo umuntu yakwiye kugitekereza. Wabaye minisitiri muri miliyoni 11, ikindi kubera iki? Ariko se ni wowe wenyine, nta wundi se waba minisitiri nangwa waba minisitiri w'intebe, ariko si usavinze ukarekeraho n'undi akaza sibyo? Utamanje wirukanka ugende uze gusebya igihugu cyawe wasavinze kizaguma ari icyaha, kizaguma ari nibyo, kizaguma ari kimwe no kwicara no kuba ufite igiti wicaye ku ishami ukaritema, kuko baravuga ngo uko byamera kose ngo amazi arashyuha yibagirwa iwabo wa mbere. Wagenda ukajya utari ku gihugu cyawe kiguma kuba ari igihugu cyawe, niyo gakondo yawe. Noneho rero icyo navugaga ni wa muntu uturagije muri miliyoni 11, we aba afite kriteri yakurikije utazi, ndibwira ko kutamushimira yaba ari ingratitude. Ingratitude si no mu gishyari no kudanyurwa no kudashima, wenda ntabwo nagarukira. Ariko reka duhere kuri icyo cya mbere. Icyo cya mbere reka tubwizanye ukuri, ese kuba mu mwanya w'ubuyobozi ni ubukonde? Kuba mu mwanya w'ubuyobozi ni ubukonde? Uretse nabaye minisitiri w'intebe, ese nagomba kuba minisitiri w'intebe ubuziraherezo? Niba umuntu ari minisitiri w'ingabo runaka, nangwa ari generali runaka, nangwa se niba ari yagize umwanya w'ubuyobozi, ese icyangombwa ni uwo mwanya w'ubuyobozi nangwa icyangombwa ni ugusavinga? Ni ugusavinga, ni ugukorera inyungu z'abaturage, ni ugukorera inyungu z'igihugu, bitavuze ko nawe zaba ziba zirimo, sibyo? Ibyo byose uri minisitiri w'intebe, uri minisitiri, uri ntiwasonza, ndabeshye. Ariko niwe wakoreye abaturage ukagira manda, sibyo? Ukamara imyaka 2, ukamara imyaka 3, ukamara imyaka 4, uwagushizeho akumva agomba gushyiraho undi kugira ngo nawe kuko twagize concept mbi mu gihugu cyacu yaho abantu bava mu myanya bakiruka, sibyo? Mwagiye mubibona abantu bakava mu myanya, bava mu myanya bakiruka bagahunga igihugu. None bamara guhunga igihugu, ibyo batavugaga, sibyo? Reba nk'ubu njyewe muri bitabo nanditse, nakoze filime ya Ndi Umunyarwanda, sibyo? Ni ukuvuga ngo politiki ya Ndi Umunyarwanda nacyo gihe narayemeraga, n'ubu ndayemera. Byaba igitangaza nk'ubu ngiye hanze, sibyo? Nkavuga ngo gahunda ya Ndi Umunyarwanda sinyemera. Ese iyo politiki yatumaga icyo gihe nkora iyo politiki, noneho ningera hanze nkavuga ibitandukanye n'ibyo navuga icyo gihe,
uraburi right ninde, uraburi right ni njyewe wagiye ku ibyo naririmbye, ibyo navugaga sibyo. Noneho ahubwo no kuvuga ngo niba ntarabyemeraga sibyo, none uyu munsi nkaba ndi, niba narabyemeraga uyu munsi nkaba ndi kubirwanya, okay, bibenda gushaka uburenganzira sibyo. Ariko nibyo nababwiraga, tugomba ifo kureba intambara ikirangira nangwa se urugamba rwo kubohora igihugu rukirangira, umuturage yarafite rovuni y'amafaranga angahe ku mwaka? Ni nk'amadolari hari 100 n'andi sibyo. Hari umuturage w'umunyarwanda, ndavuga muri rusange, tugeze arenze 700, amadolari 700. Ese aratera imbere nangwa arasubira inyuma? Noneho fata umuturage, yewe ndabizi abana banje mfite uyu munsi bajya kwiga, kujya kuyango bajya kwiga muri primaire bambara inkweto, namaze nabasabira uruhusa kugira ngo bambare inkweto. Ndizera ko ubu uhuye n'umunyarwanda mu nzira utambaye inkweto byaba ari igitangaza. Ndabeshe byaba ari igitangaza. Ntabwo nzi muri mwe niba mutazi Nyakatsi, amazu ya Nyakatsi mwarayibonye, ariko muje no mu bihugu bidukikije murebe Nyakatsi irimo. Ubu nta munyarwanda ugituye muri Nyakatsi, ni iterambere nawe nisubira nyuma. Higaga abana bangahe b'abanyarwanda bajaga muri primary bakajya muri secondaire bakajya muri university, higaga abantu bangahe? Kuko twebe twiga kugira ngo wajaga muri secondaire iwanyu bagakora umunsi mukuru, bagakora fete, bagakora umunsi mukuru kuko umwana nibura umwe yagiye muri secondaire. Ariko nabaha n'ubuhamya buriya twagiye duhinduza amazina kugira ngo dushobore kwiga. Abantu bagenduza ugasibira rimwe kabiri kuko byo kwari ukwemererwa si gutsinda. Ni ukuvuga mwaratsindaga none bakavuga bati okay, turafata uriya agende, turafata uriya agende uratumwehorera. Uyu munsi buri wese afite uburenganzira bwo kwiga. Yewe ba minisitiri w'uburezi nyakubahwa perezida wa repubulika yantumye muri Amerika kujya gusura abanyarwanda za university, abanyarwanda biga kuri yandi buruse bitaga presidential scholarship. Presidential scholarship ngezeyo ikintu kuko nayitangira muri minisiteri y'uburezi, nta mwana nabonye umuministre wari muri presidential scholarship, nta mwana wa perezida wa repubulika wari muri presidential scholarship, nta mwana w'umuyobozi wari muri presidential scholarship. N'abana babandi bavuye ku abaturage babandi bo hasi, babandi bavuye ku muturage bo hasi, babandi bavuye kuri village nibo nasanze kuri president. Kandi ibyo ndi kubabwira ukuri, kandi nasuye za university zirenze 10 kandi za university nziza presidential scholarship. Iryo ni iterambere nisubira nyuma. Kuko ndi kuvuga ngo abo bantu bagenda bakaja hanze bakavuga ngewe icyo mbona ni resulta za politiki vis-a-vis yawo muturage navuze. Mituweli de santé gose igihugu cyacu ndakizi, mu giturage umuntu yarwaraga malaria akaryama agapfa sibyo. Waruzi tufate nk'ubusida, murabona sida sinzi ko ubu wahora n'umunyarwanda mugahura ukavuga ngo uriya rwaye sida, ukamubona utararwaye sida. Ariko hari igihe cyageze wahura n'umuntu ukavuga ura muntu bashize ararwaye. Mu Rwanda ni rimwe mu gihugu kimwe ku isi abaturage bacu bafite access iri gratuit for free
kuri iyi miti igabanya ARV. Yes. igabanya ubukana for free noneho ubu haje n'ibintu bijyanye na kanseri, ubutaro ubu hariya mu bitaro bya gisirikari i Kanombe, sibyo abantu bavugurwa na mituweli de santé bajayo for free. Ubwo ni ingero ndimo mba, sibyo noneho muribe ibikorwa remezo, mufate umujyi wa Kigali, mufate imihanda ihuje uhuze intara zose, ubu amatara uvuye hano Kigali kugera Musanze kugera Rubavu, amatara ku muhanda n'ibindi bitandukanye. Ariko icyo navugaga wenda ibyo dukomeze dufokasinge ku muturage, ikintu cinjiriza umuturage mu mufuka nangwa se ikintu gituma imibereho ye iba myiza, ukoze valuation irazamuka nangwa irasubira inyuma. Ndavuga uwo wabuze uwo ari we wese, n'utarize n'uwize none umunyapolitike we afite inyungu ze. Ese aravuga ngo naza azahindura bigende gute, azakuba inshuro 10 20 30 u Rwanda twifuza. Nicyo kiri u Rwanda twifuza. U Rwanda twifuza ni ukuvuga ngo n'u Rwanda twifuza rumeze rute, sibyo? N'u Rwanda rufite u Rwanda twifuza, n'u Rwanda rw'abanyarwanda bose, sibyo? Ese ni wabibaje, ese ni slogan nangwa nibyo muri realite nibyo nangwa ntabwo ari byo? Njyewe ndibwira ko ari ubu umunyarwanda utaryama gasinzire ninde? Umunyarwanda utaryama gasinzire ninde? Inzego z'umutekano zirarinda weho, zirarinda undi zikamwihorera, ndizera ko zirinde wari we wese. Nibyo naho ntabwo ari byo. Politike zishirwaho, hari uwo zishirwaho ku mwihariko nangwa zirashirirwaho abaturage bose. Nibyo nababwiye, umwanya wa minisitiri w'intebe ni umwanya wo guhuza ibikorwa, umwanya wo guhuza ibikorwa, kandi umwanya wo guhuza ibikorwa ni ukuvuga ngo hari inzego ziba zihari zigomba kubikora. Njye numva ibyo nagomba gukora narabikoze, ariko byarashobokaga no gukora ibirenzeho, byarashobokaga. Ariko navuze ngo iyo atari weho ukora, weho uhuza, coordination biri mu murimo uvunanye cyane, ku buryo kuvamo uvuze uti ndanyuzwe, ndi satisfied, ubazwa byinshi, ubazwa byose, kandi bireba iki? Bireba igihugu cyose, bireba igihugu cyose. Kuvuga ngo urebe uti ndanyuzwe, ntabwo nzi ko byabaho, ntabwo nzi ko byabaho, kuko ni ukuvuga ngo hari icyo ukize uyu munsi, ukumva ahandi kiramanutse, naho ukajya kuzamura, ahandi kikamanuka, naho urumva. Kandi mbabwire ngo igihugu ni igihugu. Umuntu ashobora kubona ibintu bigenda, burya iyo ibintu bigenda hari ababara amajoro bataryamye. Noneho kuvuga ukritika biroroshye, ariko kubaka biragoye. Kubaka ni sacrifice, kubaka bisaba ubwitange. Ku buryo rero ugendeye kuri babandi bavuga, wacika intege, ukavuga ariko ko ndi kubona ndi gukora uko ugomba kubikora n'iki.
kuki bariya barimo banca intege abo bumvise nta kintu bakora. Donc kuba mu miyoborere y'igihugu muri ziriya nzego zo hejuru rwose babwije ukuri ni sacrifice. Sacrifice ariko ni sacrifice iyo igenze neza ukabona ikintu kigezweho icyo gihe nawe wumva ku mutima wawe uravuga uti nibura kiriya nakigizemo uruhare. Ibintu byo birashimisha. Nibyo professeur, naboneraho umwanya wo kukubaza mu buzima bwawe niyihe ndangagaciro igufasha cyangwa yagufashije kuba wagera kuri ibyo byose tugende ku cyizere wagira ugire. Indangagaciro ziri nyinshi. Iya mbere hose aho nabaye hose kubana n'abantu iya kabiri uretse ko na perezida akunda kubigarukaho kuba hambo ni kwicisha bugufi, kwiyoroshya umuntu ntibikakaze. Niba uri minisitiri w'intebe ukaba utandukanye n'abo mwabyirukanye ukaba urumva. Ariko ikintu kiri most njyewe mvuga kubikora, niba wampaye ikintu nangwa nakihaye ndagikora kandi neza. Buriya kugira ngo uzanire ikintu kinoze kigeraho kinoze kiba kinoze nyine. Haba harimo rigueur na perfectionnisme. Haba harimo rigueur na perfection. Ku buryo nakubwira ngo mbese nkunda gukora rwose, nkunda gukora, ndavuga hard working, ku buryo umuntu ari umukozi yaba inshuti yanjye nyine hard working. Kandi hari igihe bidashimisha abantu. Ndavuga iyo uri hard working no gushyiraho abantu iyo rigueur no ku cyo kuba demanding. Yego hari igihe bidashimisha abantu, ariko iyo nibwira ko ari indangagaciro ikomeye cyane. Hanyuma ukagira na susi y'umuturage. Ukavuga uti ari njyewe ugomba kumukorera nangwa se ari njyewe bari gukorera, ukishyira mu mwanya we. Mbese ukishyira mu mwanya we ku buryo mu miyoborere yawe ubonye ari kurengana ukwiye gukora ku buryo arengana. Muri disikuru za Perezida Kagame ni kangahe havugwa urubyiruko? Ndibwira ko nta speech n'imwe yavuga atavuze urubyiruko. Noneho yavuga urubyiruko ni nka bya bintu byo kuvuga ngo ndimo ndategura inkoni, sibyo? Ndimo ndategura abo nzahereza inkoni. Reka mbaho urugero. Wenda ndaba mvuze nibanga, ndaba menya amabanga, ariko kumenya amabanga yubaka ntacyo bintwaye. Tugeze gukora inama muri ndakeka ari biro politike ya RPF. Noneho abantu bigaga kuri composition ya NEC ni National Executive Committee, ni urwego rukuru rw'umuryango. Noneho icyo gihe rwabigizwe n'abantu 12 bose akenshi wasanga ari abantu bakuze, twewe dukuze.
araza aravuga ati ibi ntabwo ari byo, ati kuki tutakuba kabiri paka 24 urugero 12 basanzwe bamenyereye na 12 mu rubyiruko, kandi abo bantu nibo rwose ni rwego ruba rukomeye mu miyoborere y'igihugu, sibyo hari ni ukuvuga ngo ba bantu bakuze barimo barigisha urubyiruko uko politiki ikorwa. Ikindi navuga iyo turimo duhana imirimo bavuga bati kana buri gihe umukuru n'urubyiruko muba muri kumwe. Ndavuga ubwo ni uburyo bwo gutegura urubyiruko no gutegura politiki y'ejo hazaza. Muri forume de parti politique, ihuriro ry'imitwe ya politiki, ubase ishuri hasi ishuri rya politiki ryigisha abayobozi, ndavuga b'urubyiruko, kandi bose ntabwo ari bava muri RPF, bava mu mitwe ya politiki yose. Kwigishwa uko igihugu kiyoborwa, uko imiyoborere ikorwa. Ikintu rero kindi gikomeye wenda icyo nakiva ukuvuga ngo nibura urubyiruko muzare arega nka buriya itorero, muzareba itorero uko rimeze igihugu. Ndizera ko uwanyuze mu itorero atandukanye n'utaragize mu itorero, yaba umunyamakuru, yaba umuturage usanzwe, yaba umunyeshuri, yaba umuntu wanyuze mu itorero avamo atandukanye n'uko yagiyemo ameze. Mu itorero haba hari indangagaciro, sibyo, z'uburyo u Rwanda rugomba gukomeza, uburyo ruyobowe uyu munsi n'uburyo rugomba gukomeza uyu munsi ejo, kugira ngo ejo hatazagira utatira igihango. Naho iby'imiyoborere byo njyewe icyo nemeza rwose n'ubu nahagararaho nuko urubyiruko rutegurwa, sibyo, kugira ngo ruzabe responsable w'ejo haza. Icyo ni ikintu gikomeye. Naho uwasimbura undi ibyo se nabimenya, sibyo, ariko ndizera ko nkomeje ko ejo heza hazaza h'u Rwanda, abanyarwanda dukomeze gushyira hamwe, kuko muri politiki habamo impinduka nyinshi. Nk'ibyo wahoze uvuga, urabona dufite ibibazo ahantu abaturanyi, dufite ibibazo nk'uko wahoze ubivuga, abantu barwanya ubuyobozi. Ariko icyo navugaga, abantu bashize hamwe bagatekereza bakavuga batari ko inyungu zacu ni zihe, inyungu zacu ni zihe, inyungu zacu ni zihe. Inyungu iyo ibaye inyungu rusange irahindukira ikahindukira nawe ikaba n'inyungu yawe. Ukareba uti ese uwo muntu uri kuvuga ibyo, nangwa se icyo gihugu kiri kuvuga ibi n'ibi, ibyo kirimo gitekereza koko kiratuganisha aho twubaka ubunyarwanda, aho duteza imbere umunyarwanda, aho umunyarwanda aba umwe, aho umwana yiga, aho umuntu agatekerezaho. Ariko icyo nashaka kuvuga, politiki y'imiyoborere y'ejo hazaza, nibyo navuze byo gutegura urubyiruko. Ariko ikindi navuze, buriya dufite constitution yacu buriya irakomeye cyane, iratugayidinga, kereka uwaza ashaka kuyihindura
uwashaka kuyihindura ndibwira ko yagira ibibazo yagira ibibazo, ariko constitution yacu uko imeze uyubahirije n'uburyo ibyo gusaranganya ubuyobozi bimeze, n'uburyo imiyoborere igomba kuba imeze, nje nta mpungenge mfite na gato ku hazaza heza h'u Rwanda, mu gihe abayobozi bariho uyu munsi bagenda bategurira urubyiruko kugira ngo ejo ruzafate responsabilité. Kereka urubyiruko rwinaniwe, kandi bwira ko urubyiruko narwo rufite imbaraga zo kutinaniza. hanyuma wenda sanya y'ubusaka hari icyo bavuze cy'uburezi, ariko harakane kubyo ubona ntiyabona byashingirwaho mu kugaragaza imiyoborere myiza. Sinzi niba ari icyo muvuze cyo kuba n'umwanya w'ubutumwa. Arega imiyoborere inkingi z'imiyoborere ni nyinshi, ariko nk'uko nabivuze ubwo ni nko mu gifaransa wavuga ngo ni indicateur z'imiyoborere myiza. Uwo ari wese wakimubaza indicateur z'imiyoborere myiza ni izihe? Ufashe usanze igihugu gifite akaduruvayo n'urugero, kandi murabizi, ese iyo yaba ari indicateur y'imiyoborere myiza? Ariko nk'ubu niba igihugu gifite security, ubu bantu bakavuga bati u Rwanda ruri mu bihugu biri safe, ahantu umuntu yifuza kuba, sibyo mari cyo? U Rwanda ruri safe ahantu umuntu wese yifuza kuba yaba. Ndibwira ko iyo ni imwe muri indicateur z'imiyoborere myiza, sibyo? Icya kabiri ushaka gufata icya kabiri, social justice, ubutabera kuri buri wese. Ubu ese umuntu ahohotewe afite inzego zimurenganura? Zirahari nawe ntazihari? Ndibwira ko zihari. Icya gatatu, ese umuturage afite ijambo, mu bimukorerwa? Yes or not? Perezida yagiye ahantu ntimubibona b'abanyamakuru, ashobora guhaguruka akavuga ati prime minister, governor, mayor, sibyo? akaba yamushyira ku karubanda. ariko professor icyo nacyo ni ikibazo cy'uko tugomba gukemura ikibazo, ariko uje biba bigaragara ko aba arimo gutererana umuntu, cyangwa bigaragara ko arimo gukorera ku jisho. Ariko nibura iyo structure irahari, nibura urwo rubuga rurahari. Nibyo ndashaka kuvuga, nibura urwo rubuga rurahari, kuko urumva mu miyoborere no mu ntege za muntu, sibyo? Defiance zishobora kubaho, ariko icyo ureba ni structure ziriho, ni institutions ziriho. Ku muntu ashobora kuvuga ikibazo, birashoboka. Icyo nashaka kuvuga ni izo za indicateur wari wambaje nagendaga nsubiramo, zigaragaza imiyoborere myiza, sibyo? Ku buryo wakubaza ati mbese u Rwanda koko, imiyoborere y'u Rwanda uyu munsi ko duhagaze ugereranije na standard ziri international, uje wumva ibya Mo Ibrahim n'abandi, iyo haba ranking nka ziriya ntabwo bari wamuha ikisi, kutamuha ruswa, kutamuha iki, biba ari ibintu biri palpable, aba ari ibintu bifatika.
ntabwo navuga ngo ibintu ngo ni 100% shyashya ibyo nta naho biba. Ariko nibura muri rusange imiyoborere y'u Rwanda ibikenewe kugira ngo tuvuge ko imiyoborere y'u Rwanda ari myiza birahari. wavuze iby'urubyiruko iby'uburezi. Uburezi ni ikintu gikomeye cyane. Impamvu bivuze ni uko ndi mu burezi kuva muri 1983. Natangiye nigisha muri Université Lubumbashi, noneho nza yo mu Rwanda nigisha mu za hano zose, inyinshi za hano nazigishije zose rwose, na Yurika zose nazigishije nyine na Université y'u Rwanda. Ndibwira ko ku burezi tugomba gushyiramo imbaraga cyane cyane ku bijyanye n'ireme ry'uburezi. Ariko hari ikintu dukwiye gutandukanya. Ubu abantu baravuga abantu ni benshi mu ishuri, sibyo? Ese umuntu yahitamo kutohereza umuntu mu ishuri? Tugomba kwishyira ku munzani. Dusubire mu byakeraho ku bantu ibyo bita enrollment rate. Enrollment rate n'abinjira muri system y'uburezi. Mu gihe icyo gihe bashobora gusanga ari nka 8%, bategeza no ku 10%. Ariko ubu tugeze muri hafi za 83 something no muri za 90 enrollment rate. Ubu icyo bivuze, iyo ugize enrollment rate nini hari ikigabanuka ku ireme, ariko ni amahitamo. Buriya kugira umuturage wize ndetse ngere no ku bushomeri, kugira umuturage wize no kugira umuturage utarize biratandukanye. Umuturage uhinga yarize atandukanye n'umuturage uhinga atarize. Umushoferi utwara imodoka yarize atandukanye n'umushoferi utwara imodoka wize. Sibyo? Ufite umukozi wo mu rugo wize no kugira umukozi wo mu rugo utarize biratandukanye. Noneho no mu bindi byose rero, no mu bindi byose wavuze, ireme ry'uburezi rero ryo rishobora kunozwa. Ireme ry'uburezi rishobora kunozwa, ariko ufite abantu batize kugira ngo banoze ibyo biba bikomeye, biba bigoye. Ireme ry'uburezi dushobora kurinoza kandi abantu barabona imbaraga zigenda zishyirwamo, haba muri kaminuza, haba muri primary, haba muri secondary school. Aho ko tugomba kuhashyira imbaraga. Tugomba kuhashyira imbaraga kugira ngo uburezi bwacu ejo buzabe uburezi koko buhamye, bujyanye n'uko noneho dutekereza u Rwanda twifuza. Igitekerezo cyo gushinga kaminuza cyaturutse nyine kuba dukunda uburezi, uburezi buturi ku mutima. Noneho uretse kuba nk'uko nabasobanuriye, uretse kuba umwarimu muri kaminuza, nabaye minisitiri w'uburezi, nabaye minisitiri w'intebe, nabaye umudepite. Ibyo bintu byose bituma umuntu amenya ahantu umuntu ashobora kugira uruhare. Ubundi umuturage w'igihugu yarakwiye kugira hagira uruhare. Mu mitekerereze yanjye rero nifuje kugira uruhare mu burezi, niyo naba ndi muri politiki niyo naba ntakiri muri politiki, kugeza nshaje. Noneho
nisunga abandi nabo babaye mu burezi, turabitekereza, dutekereza icyo twakora ku burezi. Turavuga ngo reka dushyire contribution ku bijyanye n'uburezi muri kaminuza. Icya mbere ni quality. Twavuze ngo muri kaminuza naho hakeneye quality, sibyo? Quality ivuga iki? Quality ivuga abarimu. Abarimu hari ntiwababona, niba utababona bahagije, ariko muri region barimo, ariko muri region nubabura no ku isi barahari, wabazana. Icyo nicyo twavuze ngo tuzagikora. Kuvuga ngo urebye barimo dufite uyu munsi, hari abarimo b'Abanyarwanda, hari abarimo muri region, hari n'abarimo bavuye hanze, kugira ngo tugire quality nibura ijyanye ku barimu. Icya kabiri, burya muri quality ni porogaramu z'amasomo. Porogaramu z'amasomo urebye muri Christian University of Rwanda ntabwo dufata amasomo yose, porogaramu zose. Wavuze ngo ndirinde kuvuga kaminuza zindi ugereranije na kaminuza zindi. Dufite kuko twakoze analyse ibyo bita skills gap. Skills gap ni mu gihugu, ibikenewe mu gihugu tudafitemo abantu ni ibiki bahagije. Niyo mpamvu dufite ICT. Noneho turavuga ngo iterambere ry'icyaro, ariko cyane cyane dufite agriculture na rural development, ariko twe dufokasinga kuri agribusiness. Agribusiness kandi igihugu cyacu agribusiness ishobora kugitunga, ntabwo twigisha ibindi, aho gusa dufata agribusiness. Tukavuga ngo niba ushaka ikintu, niba ushaka amasomo muri agribusiness, urayasanga muri Christian University of Rwanda. Icya gatatu nako ya gatatu ni trade and investment. Ni ishoramari. Ishoramari ariko birazana no kuvuga ngo ariko nari kuza kubigeraho. Iyo ni trade and investment, business, trade and investment. Noneho tukagera kuri education. Kuri education naho twigisha ibintu byose. Twarebye ahantu tukeneye koko muri education, hari one rapa chari program Perezida wa Repubulika yashyizeho, ariko nta batekinishiyani dufite. Twe dufite muri education, dufite education, ariko education in ICT, kugira ngo baje gufasha muri urwo rwego. Ikindi muri education dufite twewe ni ku ndimi, kuko indimi ni ikintu gikomeye cyane. Uko uzi indimi nyinshi burya ni nako uba uri open, niko uri open mind, niko bishobora no gufasha mu buzima. Haba mu gihugu cyawe urimo, ariko ushobora no kuja hanze ukaba ushobora kwirwanaho. Niyo mpamvu rero muri education hano twigisha indimi, donc abo kwigisha indimi, yaba Icyongereza, yaba Igifaransa, yaba Igiswahili. Naho tugarukira muri education, ntabwo tujya mu bindi. Noneho ubu turi muri societe ya service delivery. Societe ya service delivery ntushobora kuyibamo utazi amakuru. Niyo mpamvu dufokasinga ku itangazamakuru, ari journalism, mass communication na public relations. Nizo porogaramu gusa dutanga, izindi tuzirekera izindi za kaminuza, aho akaba ari dushyiraho imbaraga. Ubwo navuga ngo muri quality education icya mbere ni qualified lecturers, abarimo babishoboye, ariko na porogaramu uba wahisemo ugomba gushyiraho umutima. Icya gatatu rero muri quality ni values. Icyo rero gitandukanye ni kaminuza zindi. Niyo mpamvu twitwa Christian University of Rwanda.
ariko Christian values ntabwo zitandukanye na Rwandan values. Rwandan values zazidi kuba inyangamugayo, kuba urumva, kutavangura, guharanira ukuri, guharanira icyiza, guharanira excellence, urumva. Izo values tuzi isomo rya ethics n'iryo ryitangira, rya ethics n'iryo ryitangira kugira ngo izo ndangagaciro umuntu unyize hano rwose tugerageze kuzimushyiramo. Ikindi rero tushiramo imbaraga ni biriya bijyanye na abantu barangiza buri wese abantu benshi bakajya mu bushomeri. Twashyizeho ikigo Entrepreneurship Center, Center for Entrepreneurship, dufatanije na Regent University yo muri Amerika, kugira ngo umunyeshuri wese unyuze hano ahabwe izo skills za entrepreneurship. Ubu noneho tumaze gushyiraho na language center ifasha abanyeshuri bazarangiza hano bose kuba bari fluent mu Cyongereza, ariko tukabaha n'izindi ndimi zashira Igifaransa, za Icyongereza, Igiswahili, Ikidage, Igishinwa, mbese indimi umuntu ashobora kwiga akaba ashobora kwirwanaho. hanyuma wenda tukiri kuri Christian University gato, wenda abantu hari ahantu abantu batinya kujyana kaminuza. Twajyanye kaminuza Karongi. Ubundi uri private university ujyana kaminuza ahantu urabona abanyeshuri benshi n'abari ku buryo bitabunanye. Twafashe kaminuza tuyijyana Karongi kugira ngo nibura abaturage biriya bice batigeze bagira kaminuza, nibura nabo bagira kaminuza. iyo kaminuza ihari, ariko twashaka gusavinga not gusa Karongi, Ngororero nta kaminuza bagira, sibyo? Ubwo abangorero bashaka kwizwiga hariya, Rutsiro nta kaminuza bagira, ubwo na Karongi ko nabivuze, Nyamasheke na Rusizi n'igice kimwe cya Muhanga. Abo baturage bose bari aho bose bashobora kwiga muri Christian University of Rwanda i Karongi. Twashyizeho kugira ngo rwose tugire contribution atari kubera inyungu waje, kuko ari inyungu ntiwayijyana hariya. Numva ariko dufite na polytechnique, ku buryo mu burezi turashyiramo imbaraga kugira ngo, kuko uburezi nk'uko twabivuze ku gihugu ni base y'iterambere, ry'igihugu. Uburezi iyo bupfuye burya igihugu cyose kirapfa. Mufitanye partnerships n'izindi kaminuza mpuzamahanga ku buryo byafasha abanyeshuri n'ubushakashatsi? Dufitanye turimo turayubaka. Dufite partnership nk'uko nabivuze na Regent University, uyo yarangiye kubakwa. Dufite partnership na Minnesota University, nayo niyo muri Amerika. Ubu turimo turadevelopinga na University yo mu Bubiligi, cyane cyane ku iterambere ry'icyaro kiriya cya Karongi. Ubu twaratangiye, abanyeshuri babo baraza n'abacu bagakemura ibibazo abaturage bafite, kuko burya mu nshingano za kaminuza harimo n'iterambere ry'icyaro, ntabwo ryaho kaminuza iri. Ibyo rero kandi turacyakomeza kubaka partnership muri izindi kaminuza, ariko tukanibutsa ko ariyo kaminuza ntabwo navuze ntoya mu bimenyi nangwa muri size, navuga ntoya mu kuvuka. Iri mu zavutse nyuma muri iki gihugu cyacu.